tubahaye ikaze muri studio za DTR TV Rwanda. Ubu ngubu tugiye kubagezaho rero uburyo intambara ya Israel irimo igenda ndetse na Irani, aho Israel irimo irwana n'igihugu cya Irani, kabirimo irwana n'imitwe igiye itandukanye yo mu gihugu ku mugabane wa Aziya, aho hazwi nka Middle East. Ese Israel byaje kurangira yisanze gute ku mugabane wa Aziya? Israel byaje kugenda gute kugira ngo yisange hagati y'abanzi benshi batandukanye, ibihugu byinshi ari umwanzi wabyo? Byaje kugenda gute kugira ngo Israel yisange mu ntambara n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'isi? Israel se byagenze gute kugira ngo yisange ari igihangaje ku buryo ibihugu byinshi cyane kuri ino si biyitinya kurenza ibindi byose muri rusange? Ikaze rero, tugiye kugomeza turebere hamwe uko byagiye bigenda. Icyo musabwa gusa ni ukugira ngo mukomeze mudushyigikire, mukomeze murebe ibiganiro byacu, mukore subscribe, share na comment ndetse na like, ubundi mukande kukazogera kugira ngo inkuru zacu zizajya zibageraho gatanu kuri gatanu, kandi uko twishyizeho ikiganiro mubashe kugikurikirana. Ikaze rero muri iyi si y'intambara, ikaze muri ino si iteye ubwoba, ikaze muri ino si yerekeza ku ntambara ya gatatu y'isi yose. Komeze turebera hamwe rero, ese Israel byaje gusanga gute, byaje kwisanga gute ku mugabane wa Aziya? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe dukoresheje ino foto iri hano, nk'uko murimo mubireba. Mu by'ukuri mu gihumbi kimwe na 1946 na mbere yaho ntago Israel cyari igihugu, Israel ntago yabagaho, ndetse nta n'ubutaka yari ifite muri rusange. Ni ubutaka bwari buriho igihugu cya Palestine, nk'uko murimo mubibona kuri ino foto yacu ya mbere iri hano. Ahangaha icyatsi kibisi nk'uko murimo muhabona ni Palestine, noneho uko yari imeze mu gihe cyo muri 1946. Palestine niyo yari igihugu kinini cyane. Tuno duntu turimo hagati nitwo twari Israel muri rusange, cyangwa se icyo twakwita aba-Israel, byo twakwita Abayahudi nk'uko mwari mubizi. Mbere na mbere nko mu gihe cya Yesu, murabizi ko hariho imiryango igera kuri 13 yose y'igihugu, ariko biza kurangira bagiye bagirana amakimbirane agiye atandukanye, maze bashiduka nta gihugu na kimwe bagifite. Ahangaha rero h'umweru ni Abayahudi niho bari batuye mu gihe ino yose yabaga ari Palestine. Nk'uko dusimbutse rero nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, ya kabiri y'isi yose, igihe Amerika yari imaze kumera nkaho ari itsinze intambara y'isi yose, hakajyaho ubufatanye bw'ibihugu bigiye bitandukanye nka UN cyangwa se United Nations, umuryango w'ibihugu by'abibumbye. Nicyo gihe rero baje kugabanya igihugu cya Palestine, bazana igihugu cya Israel, bagiha kilometero kare 13,000. Ubu tuvugana ikaba igeze ku birometero bisaga 20 n'imisago aho ngaho. Aho ngaho rero Palestine niyo yari igihugu gikomeye cyane, ndetse nabibutsa ko Israel ubu ngubu ari igihugu gifite ubwigenge, mu gihe Palestine yo ari igihugu kidafite ubwigenge muri rusange. Aha rero nk'uko murimo mubibona, Palestine nicyo cyari igihugu kinini cyane. Israel nk'uko nagiye mbibabwira, ino yari cyangwa se Abayahudi bari batuye aho ngaho h'umweru. Rero dusimbutse gatoya tuvuye mu 1946, turaza kureba umugabane ndetse cyangwa se uburyo United Nations cyangwa se umuryango w'abibumbye waje gupanga uburyo Israel yabona igihugu, cyangwa se Abayahudi babona igihugu, barabavanamo. Icyo gihe Abayisraeli cyangwa se Abayahudi bagiye bavanwa mu mpande zitandukanye z'isi, cyane cyane abaturutse mu Budage bishingiye kuri jenoside yakorewe Abayahudi nk'uko mubizi, abandi bari Abarusiya. Abo bose bagiye bafatwa n'igihugu cya Amerika, cyangwa se n'abandi bari bamaze gutsinda urugamba, bari bamaze gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose, maze bahereza igihugu cya Israel ubutaka bungana na kilometero kare 13 nk'uko murimo mubibona hano. Ni Israel uku nguku niko ONU cyangwa se United Nation UN yaje kugabanyamo igihugu cya Palestine, ibasigira kano kantu murimo mubona, ndetse isiga na Israel ihaye ubutaka bungana gutya.
nkuko murimo mubibona rero ibi ngibi niho bigaragara ko amakimbirane yagiye atangira kugaragara, aho igihugu cya Palestine bagiciyemo inshuro zijya kugera nkaho ari 3. Murimo murabona uruhande rumwe rw'icyatsi kibisi, hano hasigaye ari Palestine, hano hose hajya muri Israel, hano Palestine bayishya aka kantu nanone bashyiramo n'ikindi gice kinini cya Palestine ruguru, ariko byose ukabona ko bitandukanye muri rusange. Aha ngaha rero mu 1947 niko UN yaje kugabanya igihugu cya Israel, nacyo gihita kiba igihugu muri rusange, ari naho icyo gihugu cya Israel ubu ngubu tuvugana amateka yacyo atangirira muri rusange. Palestina rero yaje kwisanga iri hagati y'abantu bazanywe n'ibihugu byari bimaze gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe twavuga nka Amerika ariyo yari irangajwe imbere na muri iyo ntambara, ariyo yari imaze gutsinda intambara ya kabiri y'isi yose muri rusange. Tukomeje rero hano murimo murabona nanone kuri no karita, hano hari Palestine, hano nanone hari Israel. Murimo murabibona mu 1949 kugeza ku 1967 niho Israel yakomeje kugaba ibitero bikarundura ku butaka bwa Palestine bwari busigaye, ifata igice kinini nkuko murimo mubibona, ifata igice kinini irakigarurira, maze igenda yigarurira ubutaka bwa Palestine. Hano murimo mubonaho icyatsi kibisi niho hasigaye hari intara yitwa Gaza. Ubu ngubu iberamo intambara zitandukanye muri rusange, ari naho muzi umutwe wa Hamas nkuko mwagiye mubyumva namwe. Rero murabibona Israel rero ntago byagarukiye aho ngaho, yakomeje kugaba ibitero karundura. Ntago ari hano honyine, murabona n'amajyaruguru ya Palestine igihugu cya Israel cyahise kihafata, naho kirahigarurira nkuko murimo mubibona. Bityo rero Palestine isigarana agace gatoya hano, isigarana n'akandi gato ahangaha. Iyi ngiyi ni intara ya Palestine ariyo twita Gaza, noneho Palestina ikaba ahangaha. Ibyo rero ntabwo byaje kugomeza kunogera Israel n'ubundi, nk'igihugu cyari cyaramaze guhabwa imbaraga, cyarateretswe mu bubasha bwose bushoboka, gifashijwemo n'igihugu cy'igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho cyaje kugomeza kigaba udutero 10 kigarurira ibice bitandukanye bya Palestine, ariho byaje kugera mu 1900 nyuma y'1987 ari naho umutwe wa Hamas waje kuvuka. Aho ngaho rero niho byaje kugenda igaba udutero 10, noneho igihugu cya Palestine bagenda bagicagaguramo utuntu twinshi tugiye dutandukanye, maze Palestina yisanga gutyo nta kintu na kimwe isigaranye muri rusange. Twavuga nk'uduce twa West Bank ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye Israel yagiye yigarurira, ndetse ikahashyira ibirindiro bya gisirikare, ikahashyira n'abaturage bayo kugira ngo bakomeze bahabe, nyamara ari ku butaka bw'ikindi gihugu. Birumvikana Israel yafataga abaturage ikabajyana mu gihugu cy'abandi bakajya gutura ibyo aho ngaho, igahita nahashyira na base cyangwa se base militaire, maze bakagumama aho ngaho, igisirikare kigagomeza kirinda ba baturage bacyo, ariko ibarindira mu kindi gihugu. Mbese nkuko mwabona wenda tuvuge nk'igihugu cy'u Rwanda, ukajya kubona wenda ukabona igihugu cy'u Burundi cyangwa se igihugu cya Kongo cyangwa Tanzania, bazanye abaturage babo babashyize mu gihugu cy'u Rwanda, wenda tubare nk'intara y'amajyepfo cyangwa se umujyi wa Kigali cyangwa se tubare nka Kamonyi, bagaterekamo abaturage ba Kongo cyangwa se ba Uganda cyangwa se bikindi gihugu. Ubwo muri rusange mfashe ni urugero ndimo ntanga. Noneho aho ngaho rero icyo gihugu cyazanye abo baturage kikaba ariho kibacungira umutekano, bityo bikaba ari imbibi zacyo. Bikavuga ngo ubwo icyo gihugu cyaje mu Rwanda cyangwa cyo muri Kamonyi, Kamonyi ikaba ari agahugu kayo kigenga kari mu kindi gihugu. Ngaho rero aho uko Israel yagiye ibikora muri rusange, aho ngaho rero byaje kugera mapu hano itugera mu 1000 nyuma y'1987 muri izo ntambara z'ududaca zagiye ziboneka, zagiye zihuza ibihugu bitandukanye na Israel, kuko yarwanaga na Palestine, yigarura ubutaka bwa Palestine. Ni nako Israel nanone yigaruriraga cyangwa se yashakaga kurwana n'ibihugu by'ibihangange byabaga byegereye, byayikomaga mu nkokora. Twavugamo igihugu cya Egiputa cyangwa se Egypt, nacyo cyagiye kirwana kugira ngo bafate icyitwa Gaza Strip,
ndetse n'ahandi ukabona ko baragiye bafata barwana ibyo bihugu. Izo ntambara nazo tuzagenda tuzigarukaho, ariko nkeka ko abenshi bakurikira amateka barakubwira intambara y'Uburusiya, amambe intambara ya Isirayeli ndetse n'intambara yahuje Isirayeli ndetse na Egypt, aho barwaniraga muri ako gace ko mu burengerazuba cyangwa mu burengerazuba bwa Egypt, cyane cyane nko mu gace kitwa Sinai. Ariko ubu ngubu tuvugana ikaba Isirayeli yarasubije ako gace Egypt. Ndetse ubwo rero kugeza 2012 dore nguko uko ikarita yaje kurangira imeze. Burabona hano hose igihaye kiba igihugu cya Isirayeli muri rusange. Igihugu cya Isirayeli muri rusange urimo urabona ko Palestine nta hantu na hamwe igifite. Noneho Palestina yahise ihinduka ifite umuturwa twinshi cyane, isigarana n'akandi kantu kameze gutya, akangaka ariyo ya ntara ya Gaza. Nkuko murimo mubibona, Isirayeli ntiyigeze itsimbura na rimwe ngo igere hano, nubwo hose hari hameze gutya. Iyi ntara ya Gaza yakomeje